Ibyishimo ni byinshi hano iwacu mu mujyi wa Kigali, reka nkubwire ngo igare ryakomeje kuba igare, Kigali yabaye Kigali mu ruhando mpuzamahanga. Igare rikomeje kuvugisha ibihugu byinshi by'umwihariko muri Afurika. Uyu ni umukino wakiriwe bwa mbere hano iwacu mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Ni inshuro ya mbere rero twakiriye iri rushanwa ku rwego rw'isi hano iwacu mu Rwanda. Ku mukino rero wa mbere aho wegukanywe n'umunyamahanga wo mu gihugu cy'Ububiligi, ni mu gihe kandi n'ubundi hari hashize iminsi hatari umwuka mwiza hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Ububiligi. Ni mu gihe kandi ubwo na Congo nayo kandi bitoroshye, aho bari babujije abakinnyi babo kwitabira uyu mukino, bityo kuri uyu munsi, kuri uyu mukino wa mbere bakaba baje kubona Ububiligi amabendera yabo azamurwa hejuru cyane, ndetse kandi baza kongera kubona indirimbo y'igihugu cy'Ububiligi bayiririmba hano muri Kigali. Ni ibicika rero, ni ibicika hano iwacu muri Kigali, aho dukomeje kwakira irushanwa rya UC Champions. Ngira ngo murimo murabibona ko ntabwo ibintu nyine ibintu bimeze neza cyane. Ngira ngo murimo murabibona ko ahangaha mu Kigali imeze neza cyane. Nimba uyitegereje neza ahangaha ni Sonatube. Ngira ngo murabona umucyo uri muri Kigali, ngira ngo murabona ibyishimo abaturage ba Kigali bafite, ngira ngo kandi murabona umutekano nawo uba wakajijwe impande zose. Ndagira ngo nkubwire ngo kuri uyu munsi ntabwo ushobora kumva ibyishimo abanyarwanda bafite, ntabwo ushobora kumva ibyishimo Afurika ifite muri rusange, by'umwihariko nk'igihugu cyakiriye bwa mbere ku mugabane irushanwa ry'isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi. Sinzi wenda weho uko waba uri kubyumva, ariko mu by'ukuri ndagira ngo nkumenyeshe yuko iri rushanwa riraryoshye cyane, irushanwa rimeze neza cyane. Abantu muri kurikurikira ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo murimo murabibona ukuntu ibintu bihagaze, ndetse kandi reka nkubwire ngo ishema ku banyarwanda by'umwihariko, aho ibinyamakuru birenga nk'ijana50 byose aka kanya turi kuvugana biri muri Kigali, birimo biramurika Kigali, birimo biragaragaza ubwiza bwa Kigali. Mu by'ukuri ibyishimo ni byose hano iwacu. Uyu munsi rero njyewe turi kuvugana, uyu munsi ndi kukubwira uko irushanwa rihagaze. Njyewe ndi MC Rubangukana bigwe n'ubundi nk'ibisanzwe. Reka nkubwire ngo irushanwa aka kanya turi kuvugana rigeze ku munsi waryo wa gatatu, aho bakomeje kurushanwa rwose. Ubona ko nabo bameze neza, ubona ko bateguye neza, kandi ubona ko bishimiye irushanwa barimo, by'umwihariko nk'abanyarwanda bakinnye iri rushanwa ubwa mbere. Ubona ko rwose bishimye cyane kuba barakiriye irushanwa, ndetse kandi ubona ko nubwo badashobora kugira umudari n'umwe basigarana, ariko nanone nta wavuma iritararenga, kuko abakinnyi bacu nabo turabize cyane. Ubona ko rwose bashobora nabo kuzagira gutya bagakoramo, ngo ntawe usangira n'udakoramo. Ikindi kandi ni experience, ubona ko rwose bafite ukuntu bari kwigira kuri abangaba bari batanzemo. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mukino ni umukino ushobora umaze imyaka irenga 100 uri gukinwa, ariko by'umwihariko ni ubwa mbere ubereye hano ku mugabane wacu, umugabane wa Afurika. Rero ni iby'agaciro, ndetse kandi ni ugushimira cyane cyane nyakubahwa Perezida wacu Paul Kagame, wahatanye agahatana kugira ngo uyu mukino ukinirwe ku mugabane wacu wa Afurika. Ngira ngo ni iby'agaciro gakomeye cyane ku Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Dukomeze rero gufana kandi dukomeze kwishima koko, kandi nanone nk'abakunda u Rwanda, nk'inshuti z'u Rwanda, dukomeze guharanira agaciro kacu, twange inyangabirama babandi bose bifuza yuko twasenya u Rwanda rwacu, ahubwo dukomeze kurwubaka koko byanyabyo uko tubyifuza. Kandi koko ndabizi u Rwanda ni uruyange, dukunze kubivuga cyane. Ngira ngo rero uretse ibijyanye n'umukino, uretse uko Kigali iteguye,
n'umutekano ubona ko rwose ni umutekano wizewe, ubona ko abanyamahanga baguwe neza cyane, baba bagira bati ni ukuri twishimiye ibyiza turi kubonera hano mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ndetse twagira tuti inkuru nziza ubu yamaze gutaha ku isi yose, ubu nta kindi kiri kuvugwa uretse irushanwa ry'amagare riri kubera hano iwacu mu Rwanda. Ibinyamakuru byose nta yindi nkuru biri kwandika u Rwanda, biri kwandika Kigali, biri kwandika umubyeyi wacu Kagame Paul, bavuga bati uyu mubyeyi ni umubyeyi mwiza cyane. Ngira ngo rero nk'uko muri kubibona, murabona ko ahangaha yarari kumwe n'umuyobozi uhagarariye UC ku isi yose, aho rero yari yaje gutangiza rino rushanwa hano iwacu mu Rwanda. Ni muri uyu mwaka wa 2025, ubona ko ni ibintu byiza cyane rero, ni iby'agaciro, reke tubyishimire kandi dukomeze kwiyubakira nyine u Rwanda twifuza, koko tube abanyarwanda ba nyabo, abanyarwanda bafite icyerekezo, abanyarwanda bafite aho bavuye, ndetse kandi abanyarwanda bafite aho bageze n'aho bashaka kugera. Ntabwo twageze aho tugomba kugera, ahubwo tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo n'ibindi n'ibirenze ibingibi nabyo bizatugereho. Mu Rwanda twakiriye rino rushanwa, ariko ntabwo bigarukiye ahangaha. Mureke dusenge kandi dushyiremo n'imbaraga cyane, maze n'abana tubyara bazakinira umupira, tuzakire n'igikombe cy'isi. Buriya byose birashoboka, u Rwanda ruragendwa, u Rwanda ni uruyange. Reka ngushimire cyane wowe uba wemeye gukurikira MC Rubanguka Nabigwi. Ariko nanone niba ushimishijwe cyangwa se unyuzwe n'izi update cyangwa se aya makuru mba nkugejejeho, wibuke ukore kuri like, ukore kuri subscribe, kugira ngo ukomeze gushyigikira YouTube yacu ikomeze gukura, maze ibyo dukora byose nuba wakoze kukazogera bijye bigeraho ku gihe. Ndabizi namwe muri inshuti nziza, muri inshuti z'akamazi, bityo dukomeze kubaka n'uyu muyoboro mugari, maze tujye tubasha kuharebera byinshi, tujye tubasha kuhakurikirana ibintu byinshi cyane. Ndabizi icyambere ikibanze ni amakuru, nubwo hano iwacu tuba turi gukurikira umuco gakondo, umurage wacu. Imana mu Rwanda ndabashimiye.